urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus. Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta. Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 17 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Nubwo ibikorwa binyuranye byagiye bikomorerwa uko iminsi yagiye isimburana, kugeza ubu haracyari bimwe mu bikorwa bitarakomorerwa ngo byongere gukora, nyamara bisanzwe bifatiye runini imibereho ya benshi mu Banyarwanda. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku mibereho y'abakoraga muri gym ndetse na sauna massage nka bimwe mu bikorwa bitarakomorerwa kugeza ubu. Muri iki kiganiro kandi tubafitiye n'agace ka 17 k'ikinamico Sigasira. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza, Nige na Roger ahagarara iki kiganiro, naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Reka iki kiganiro tugitangirire ku bitekerezo by'abakoraga muri gym ndetse na sauna massage batubwira uko babayeho muri ibi bihe. Turagaruka mu kanya. Biragoye nge nakoraga muri gym ariko nyuma twaje komeza dutegereje wenda ngo bazadufungurira ko bagiye bafungura ibindi bikorwa kanga twumva twebwe ntana duherereye, niyo mpamvu nge nabivuyemo ubu nikora akazi ko mu rugo ahangaha nyine. Nanjye kuba nkakora gutya suko wenda mvuze ngo niyo domaine yanjye, ariko isa n'isa wenda byongeye gukunda nasubiraho yakoraga. Cyakorwa rero kireka kujya ku mavi iki cyorezo kikavamo, ariko tubu twebwe icyizere cyaratakaye. Corona y'ikimara kugeramo bahise badufungira, biba ngombwa ko tujya kwicara mu rugo. Kuva icyo gihe nta kazi nongeye kubona, ndi mu rugo n'abana. Ingaruka ziracyakomeje kuko nk'abana nibajya ku ishuri kuzabona ibikoresho bibajyana, imyenda bizatugora. Gusa batubabarire nyine badufungurira natwe tukagira ikintu twongera gukora. Rwose mudukorere ubuvugizi. Natwe twari dufite akazi ko gukoresha abantu siporo, ubwo ndavuga mu majimu, byatugizeho ingaruka zikomeye. Imiryango yacu yari ibayeho kuko dufite ako kazi, gusa kubaho byahise bitangira kugorana, imiryango yacu birakomera cyane. Numva nta nicyo bitwaye ko natwe badufungurira ahantu hakorerwa siporo, ko nkatwe nk'abatoza batunzwe n'uwo muri bose kubaho ni ibintu bikomeye kuri twebwe. Kuko nge ku bwanjye mbona ntacyo byaba bitwara. Natwe twakurikiza ingamba tukirinda kandi tugakomeza akazi kacu tukabaho neza. Twabonaga udufaranga tukadufasha, none ubu ngubu kuva corona yamara kugeramo dusigaye ubukene bwarabaye bwinshi. Mudufashije mwadukorera ubuvugizi tukareba ko twakongera kugira ikintu twigeza. Turabashimiye abakoraga muri gym ndetse na sauna massage. Ese abakeneraga izo service bo bamerewe bate? Reka tubumve. Kuba barafunze amajimu byatugizeho ingaruka. Urugero nkanjye na muganga wanjye yandikiye nzajya nkora gym ya buri munsi bitewe nuko nari mfite ibiro byinshi, ariko ntabwo nabashije kuyikomeza. Urumva narakoze ngeze hagati barafunga, umuntu urumva agerageza gukorera mu rugo, ariko mu by'ukuri ntabwo wahura na coach ngo akubwire nyine wenda uragabanya hano urongera hano. Urumva byatugizeho ingaruka muri rusange kuba gym zarafunze. Mu by'ukuri ngewe gym najyagayo nanabikunze, nyayifataga nk'ubwihisho kuri nge. Urabona hari igihe nkanye mba nigira utuntu tw'utudepression, nkavuga nti rero aho kugira mbe ndi mu rugo ngomeza stress, reka mbe nigire muri gym ntibagize ibyo bibazo n'abantu tuba tubana bambangamiye, mbona aho mbihisha. So ubwo aho bazifungiye rero mba ndi kumwe nabo byanze bikunze, nagahinda byose ubusanga nyine nta byishimo tu. Ko sabona zarafunze byangize ingaruka. Sabona nayijyagamo nkanezererwa, yamvuraga umutwe, yamvuraga amavunane, n'uruhu rwanjye rugacya nkamererwa neza. None kuva sabona yafunga nta munezero nkigira, umunaniro waranyishe, imitsi yaragagaye,
udusabire bafungure sauna narababaye cyane ariko nta kundi gusa ngewe kubera akazi kanjye nyine nabyukaga mu gitondo nkataha nimugoroba cyane numva naniwe mu mutwe gym usibye kufasha kubaka umubiri nkumva ko neza mu mubiri ariko yafashaga no kuruhuka kubera akazi kenshi ariko aho lockdown ziye gym zigafunga akazi kanjye karakomeje nakoraga online ariko nyine cya kintu cyo kufasha kuruhuka nyine ntabwo nigeze nkibona nyine kumva ko ni ibintu bibangamye cyane. Najyaga gym najyaga nkora siporo ariko bitewe nuko bafunze ubu ngubu nkoresha siporo ibikoresho bya gakondo niba warakoze ariteri usanga rumwe rufite 30 urundi rufite 25 ugasanga uruhande rumwe harabyirushye urundi wapi nyine badufashije bafungura tu. Ngayo nguko nawe uduteze amatwi wadusangiza igitekerezo cyawe ku buryo uri guhangana n'ingaruka wagizweho na COVID-19 kuri 07 87 58 14 11 cyangwa kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Nubwo mu rwego rwo guhangana n'ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 ibikorwa bya gym rusange bigifunze, hari bamwe mu bazikoreragamo bahisemo guhindura imirimo mu rwego rwo guhangana n'ingaruka zo gutakaza ibyo bakoraga mbere yuko COVID-19 igera mu Rwanda. Urugero ni Ruhama Juvenal wo mu karere ka Gicumbi wari usanzwe afite inzu ikorerwamo gym. Reka twumve ubuhamya bwe turagaruka mu kanya. Kuri njyewe cyagizeho ingaruka kuko gym yanjye yarahagaze kimwe n'izindi mu gihugu kandi niyo yari intunze. Ubwo rero nahise mbona ko nta bundi buryo shakisha ikindi nakora, ubwo ngubwo no gushakisha kugira ngo umuntu arebe uko yabaho muhuzaranga y'ubukomisiyoneri mu ndimi z'amahanga. Abaduhaga akazi nabo babuze amafaranga kuko kugira ngo umuntu aguha akazi nuko bafite icyo akora ahembwa. Ubwo ngubwo tugerageza kuranga tugakora iby'ubukomisiyoneri. Ni ibintu byiza bishobora gutuma umuntu abaho iyo bikoze neza uri inyangamugayo. Uretse ko nyine twagize ikibazo cy'uko amafaranga yabaye make, abashaka gukorerwa ako kazi nabo ni bakeya. Urabona kuva nko mu kwezi kwa gatatu abakorerwaga iyo mirimo ni nk'abantu bakora bava za Darifuru, abajya muri za misiyo, abantu baba wenda bahuye n'ibibazo byo kwimurwa mu kazi bakava aho bakoraga bakajya gukorera ahandi, abantu bimurwa kubera imyubakire, abo bose bagiye babura babaye bake. Gusa ibyo dushoboye kubona ubu ngubu biradutunze. Biramfasha nyine ntabwo wabaho nk'uko wabagaho mbere, ariko ukabaho utibye utanduranije, ariko ukagera n'inshuti, ugira n'inshuti zikakurwanaho iyo wabanye neza. Ariko rero ntabwo wabaho gutyo gusa none ngo buri cyo ukora, ntabwo byashoboka. Uretse na COVID noneho rero, uretse na COVID abantu bari bafite amajimu, urabona ko amajimu muri hoteli yari arimo menshi, ari nayo burya yinjiza n'amafaranga mu mahoteli uretse twebwe dukorera mu byaro. Ariko abantu bakorera mu majimu muri za Kigali ahantu hateye imbere, abo bantu inama nabagira no guhindura imirimo, kuko ntabwo wabaho gusa ukora ikintu kimwe akamenya kugendana n'igihe. Niba ikintu kijemo ikibazo ashaka ubundi buryo bwo gukora ikindi ariko cyiza, atari ukuvuga ngo agiye gukora ibibi wenda ngo abyite umurimo, kuko abantu bakunda kuvuga ko umurimo wose ari umurimo, ariko hari umurimo mwiza utagutera ibibazo. Kuko urumva nyewe nubwo nahisemo ndakomeza ndarwaza, ubu nabyo binaniranye nashaka ibindi, ariko ntabwo navuga ngo ndabaho gutyo gusa, ntabwo byashoboka. No guhingana nahinga bikunda nuko imirima nayo itakera, ariko wabona duke ariko ukabaho. Icy'ingenzi ni ukubaho. Kuvuga rero ngo wakoraga gym muri hoteli cyangwa ahandi hantu gym bakayihagarika, ntabwo byavuga ko wajya kwiba cyangwa guteka imitwe. Nteganya ko gym nizikomeza guhagarara bagakomeza kubona ko wenda gym zaba intandaro yo kwandura COVID, nubwo atari ko tubibona, nahitamo nkashaka n'ubundi buryo wenda nkajya njya gukoresha siporo abantu ku mihanda mu bundi buryo bazikoramo. Arakoze Ruhama Juvenal. Ese wowe uduteze amatwi uri guhangana ute n'ingaruka za COVID-19? Dusangiza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo.
ese ubundi ni iki cyakorwa ngo abakoraga muri gym na sauna massage bashobore guhangana n'ingaruka bagizweho n'icyorezo cya COVID-19? Mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye na Straton Habyarimana, umusesenguzi mu by'ubukungu ndetse akaba n'umukozi wa The SIP Network, ihuriza hamwe ibigo bigamije guteza imbere rwiyemezamirimo uciriritse ku isi, maze amubaza icyakorwa. Icyambere nuko umuntu wagizweho n'iyo ngaruka doni wari ariko kazi wakoraga ariyo ngeri y'ubukungu wakoragamo bikaba bitagikunda uburyo bwa mbere bushoboka no kuba washaka ubundi buryo bwo gukora, ugashaka ikindi kintu wakora, ugashaka kandi kazi. Ikindi nuko hari abatekereje nanone guhindura uburyo aho bazikoreraga nk'ibyo bya gym n'ibyo zose bakahindura bagakora ibindi bitandukanye. Ubwo n'uburyo bukurikiraho. Ubundi buryo nuko muri aka kanya izo services zitari gukora, aho kugira ngo wenda bakomeze kwicwa n'inzara cyangwa se kubaho nabi, baba bashatse uburyo bwabo bakihangira utundi turimo tutari utwo ngutwo. Gusa nanone nuko igihe ibyo byose bidashobotse bitabakundiye, nyeka yuko bakegera leta ikabaha ubundi bufasha bwo kuba babona icyo kurya cya vuba, cyangwa se niba ari ubundi bufasha bwo kuba bahabwa izindi skills, ubundi bumenyi bwo kuba bahindura imirimo ingeri y'ibyo bakora, cyangwa se haba ubufasha mu kuba bahuzwa n'amabanki cyangwa abandi batanga za services zituma abantu batangiza business zabo. Hari urugero rw'ikintu kiri feasible cyangwa gishoboka gukorwa bashobora gufashwamo gukora kugira ngo ubukungu bwabo buzahuke? Kuvuga yuko wenda hari ikintu wahita ukora aka kanya biragoye, ariko igite kizamo muri aka kanya no kuba ufite aho babikoreraga premises. Ntabwo ushobora gufata inzu wakoreragamo gym wihagarika amezi 6. Niba ari yawe urimo urahomba ku giti cyawe, niba ari ukodesha nanone murahomba, n'uyikodesha niyo yaba yakubabariye murimo murahomba mwembi. Ariko ufashe nk'iyo premise ukaba uvanyemo ibikoresho bya gym ukabushyizemo ibindi bintu, akenshi nk'ahantu hakorerwa za massage haba ari ahantu hato cyane, kandi haba hahuye n'ahandi hantu hakorerwa izindi serivisi. Akenshi usanga bakunze kubyegereza ahantu nka restaurant, hari hoteli se. Icyo cyumba niba kidashobora gukorerwamo ibyo bintu bya massage, ntibagitangiye kiba icyumba nyine cyakira abashyitsi bisanzwe, aho kugira ngo gikomeze gipfu gusa impungenge ibyo byo by'ahantu ntacyo bitwaye cyane, abantu babitekerezaho nzi neza yuko byo birikora. Ikibazo ni ku bantu bahakoreraga gushaka ubundi buryo bukibabaho no kubona ibishoro, ni ibintu bihangayikishije. Byakemurwa n'ahandi, nibo bizashakamo ubushobozi ni ku bufatanye bwa bose. Nta burya kwicara ngo leta izagukorera ibintu, akenshi tujya tuvuga ngo akimuhana kazi imvura ihise. Leta niyo yanagufasha yagombye kugufasha nawe wagize ikintu ukora, watekereje, nibura wize umushinga ugiye gukora, nibura wavuze uti ngiye gutangira aha n'aha, nibura wavuze uti reka ntangize tuno duke mfite, none mu bushobozi buke watangije nabo bakagushakira ahandi hagufasha, cyangwa se bakegera banke bari basanzwe bakorana. Hari byinshi bakora, ariko hari na benshi babigiramo uruhare, ariko intambwe ya mbere nkeka ko igomba guterwa n'umuntu wagizweho ingaruka ubwe. Ese wowe uduteze amatwi wumva hakorwa iki ngo abasanzwe bakora muri gym na massage babafashe guhangana n'ingaruka za COVID-19? Dusangiza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Shuti bakunze b'ikiganiro Ejo, tugeze noneho muri wa mwanya wo kumva agace ka 17 k'ikinamico Sigasira. Turagaruka tunyuza amaso mu butumwa mwatugejejeho muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 17 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Methode ashaka kumenya icyo Mukesha na Ruzinda n'abateganya gukora kugira ngo Madudagira uburenganzira nk'ubw'abandi bana, ariko kandi we na Mukesha batekereza ku bwirinzi bwa COVID-19 bazifashisha muri koperative yabo. Bimeze bitubu wicikwa. Noneho ibintu ndi kubona kuri WhatsApp nagatangaza ko mpereza hano telefone kayite mpereza iswe narese wandekeye telefone mama uramutari utumye nyitura hasi yiguye se ego koma wirirwa wishinyikisha ushinje utubuno bukakwiriraho
situma wirwa ugenda rikakurengeraho. Ariko se n'amakuru ya coronavirus ntayo muba mushaka kumenya mama. Nyamenya se nyashaka iki ko nayarambiwe. Hari igishya. Ubundi iriya ni indwara nyabakihagarika ubuzima bwose. Nyamarira akaze mama. Ntago karambonyaho. Sigiripe nk'izindi zose. Unyoye umusavu uvanze n'umunyura gisaka ni wabyukura umutaraga. Cyangwa bakagwa ku gasupu niyo ndimi imicyayi gishyushye. Ariko mama urapinga. Gripe sirica. Simbona mu makuru batangaje abantu babiri bapfuye. Yes we, reba urufoto wohereje kuri group. Mereza hano washaka. Mereza hano. Mama urabona ukuntu ngushije. Mereza. Ari we ndavunitse we. Wewe amadudu muri mu bike fi? Sindi gukorera amadudu indege se muri ibi bipapuro. Ma, ntunkubite sibyo? Humura ntago ari ibyo binzanye fi. Madudu mwana wanjye. Mbabarira ibyo no gukorera byose. Kandi nkwijeje ko ngiye kubikosora ninshaka nzahangane naso. Madudu, urasetse. Buri arakubabariye mama. Urakoze kumbabarira mwana wa. Fi. Guhera uyu munsi ko tugiye ku meza. Ujye uzana na madudu mu kagare ke musangirire muri saro. Papa azankubita. Oya, nzitambika ntacyo azagutwara. Kandi ujye uzana radio ukurikira amasomo muri kumwe. N'amashuri natangira mwarimu nkusa akaza kubigisha mujye mwigana. Ahubwo se mama. Karame. Waretse nayo tukajya tujyana ku ishuri. Hello. Wiriwe neza ikibati cyanjye. Niriwe neza rukundo. Nako nkusi. Uwitse. Ubwo ntabwo nkumbuye sheri. Ndagukumbuye cyane sha. Ariko ntabwo nabasha kuza kukureba. Sha kare narwaniye na mama telefone ashaka kuyinyaka. Ndamukwepa nikubita hasi ndavunika. Ikore mama. Ntumbwire ko ashakaga gutuma message twandikira. Byahehe se. Abashaka ko nyikoresha niga gusa. Kandi shaho mba numva byaramvuye ku nzoka. Oya kai. Niba nkunda ko kugomba kwiga. Kuko nge nkunda abakobwa b'abanyabwenge. Erega nanjye ndi umunyabwenge nuko ari corona yamvangiye mukunzi. Ariko ubwo ari wowe ubivuze ubu ngiye kujya niga. Ariko uwo ninde muba muganira ubwo bushinzi kayite? Ndakuyamye meto. Ahubwo nawe niba ntawe ugira muganira ibyo wita ubushinzi ufite ikibazo gikomeye. Uru rukundo rututumba hagati ya Kayitesi na Nkusi se ruzashinga imizira. Dansira se witiranya corona n'inkorora bizamugwa amahoro. Naho ubutaha reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Nyuma yo kumva ikinamico sigasira, reka noneho dukomereze ku butumwa mwatugejejeho. Ese abakunzi bacu ni ibihe bitekerezo batugejejeho muri iki kiganiro Christella? Umwanya ni wawe. Nicole rakoze komikaze rero reka ubutumwa bwa none tubuhere kuri Dusengimana Matusera wagize ati abatakaje akazi muri ibi bihe bari kurushaho guhura n'ingaruka zitandukanye. Naho Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo wasanga icyatuma abakoraga iyi mirimo barushaho guhangana n'ingaruka ari uko bagana indi mirimo bategereje ko bakomorerwa. Nuwera utuye mu karere ka Nyaruguru ati dukomeze kwirinda COVID-19. Na Zayire uherereye Burundi ati twebwe turi gukomeza kwirinda dukurikiza amabwiriza. Dukomeza Drogoba kubw'Imana na uri Burundi yagize ati twirinde COVID-19 tugira ubuzima bwiza. Naho Robert Hakurimana uri mu karere ka Gicumbi yagize ati urubyiruko muri ibi bihe bya COVID-19 rwasubiye inyuma mu iterambere. Dukomereze kuri Jean Claude uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba yagize ati turashima inama mutugezaho mu kwirinda COVID-19. Jean Claude urakoze gushima. Reka minire kuri Arsene Vianney uri Gatsibo ati nkunda cyane ikiganiro ejo. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko nawe udukurikiye muri aka kanya wadusangiza igitekerezo cyawe. Nicole wasubirana ijambo. Ndabashimiye mwese mwatwandikiye. Nawe uduteze amatwi wadusangiza igitekerezo cyawe ubinyujije kuri 0788581411 cyangwa kuri 0728028232. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku mibereho y'abakoraga muri gym ndetse na sauna massage muri iki gihe cya COVID-19.
ntimuzacikwe n'ikiganiro cy'ejo kizaba kivuga ku ngaruka za COVID-19 ku rwego rw'imikino na siporo mu Rwanda. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye. Urashaka kumenya ko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.